Muraho neza mwese abakunzi batugurana ikinyarwanda. Dukomeje kubashimira uburyo mudahwema gukurikira ibiganiro tubagezaho, ndetse tunabashimira uburyo ki mu bisangiza bagenzi banyu kugira ngo nabo bibaryohe. Amambere nk'uko mubizi twabibagejejeho, ibiganiro byacu byibanda ku migani migufi, insigamigani, inkuru ziryoshye ziri mu bitabo, ndetse n'imvugo rurangiranwa twasigiwe n'abakurambere bacu, ku buryo natwe twazifatiraho urugero tukaganira neza n'inshuti zacu, by'umwihariko abakunzi bacu. Tubahaye ikaze rero, haba abari mu Rwanda, abari hakurya y'inkiko z'u Rwanda, ndetse n'abari bwota amasimbi. Ikaze. Uyu munsi ndakeza Rugamba Sipiriyani watugejejeho ibihangano byinshi cyane, ariko natoranyijemo ikintu kimwe cyuje icyanga kikagira imitoma itagira uko isa rwose, ahubwo watora ugasanga urungije urukundo rwawe ruraryoshye. Aha rero ndibuze kubagezaho umuvugo witwa Nugururiye Inyange. Ikaze. Nugururiye inyange. Musa n'inyange aza kunsura, yaje wese yisukuye, urusogo rw'umuteto w'ubutoya rukimutemba amatama yombi uko atambutse agatengerana. Yanze yamanya rwahangu ngo ejo uruhaye rw'iryo zuba rutamuziga urutagahwera, dore ko hari agati kagitoha imirasi ihungira akagahonga. Narategereje uwo mutaga, ntabwo nateshutse na gatoya, umutima uterekeye iribori. Ni ikirenga wazaramba, ntiwarambirwa kumureba, niyo urengeje icyumweru uba ukimurangamiye umurata. Ubwo agira ibyuzo by'ubudatuza, bikaba ibyuzo by'uburanga iyamwihangiye yamuhaye. Njye nararebaga ndunguruka, nkamuririmba nkarindagira, mu nzu hose boshye uzonzwe n'inzozi nyinshi z'urujijisho. Inzu yari yenze kwijima gato, ndeba umunsi ukondakonda ukuba kibera nk'uyegeranya, imirase mu ijuru ry'umujijima igasura usumba isomye amahembe. Yoga mu nzu ihagira inyanja, nayo ngo isanganiye iyo nyange. Yatambuka agateraguza, agana aho ntereye mutegereje, agikoze intambwe mu muryango, umutima utangira kuvumera nk'uvugutira umurya w'inanga. Inama twembi turayihuza, njya kumusanga ntigira abana, ati ngira abawe turere twembi. Ineza itashye umutima wanjye, utera weruye uti ndashimye, dushira icyusa bishyira kera, tuvuga icyarimwe ko bukeye, nubwo umunsi uzira ikemange wakenderaga tuwureba. Imirase y'imirenganzuba ubwo imwitekaho mu ruhanga, Imana yunamuye nk'uruhamo, imaze kumwuzuraho uruhande, iti cyo mutereze ku ruhimbi, witse imivugo imuhimbaye. Njya kumuhimba ndamuharamba, muharira iminwe ndayimuharaga, nterurira umutwe ndera igituza, ncutse ibyano ngarura mu nda, ntemba ku matako n'imirundi, ngwa ku kirenge nkimuririmba. Umurerwa nsanze atagira ikirega, ahubwo abengerana nk'ikirezi, n'izina nkwisure ikirenga. Twararambanye mu ruhando, tugumya kwiharira urwo ruhuye, rwa ruhuye rw'indeberezi, turaruheza ruguma hirya, umutima utera nk'utakiriho kuko watururutswe ugatuza. Tumaze kwitsa ikiganiro, ijosi arigondana umugwi mwiza, rigwa ku rutugu ntikagwire. Yanshyize umutima ku gituza, sinishanya ndora icyo gitego, nsanga amaso ateretse inkesha, akina ibinyonga by'urunyenyeri. Maze gushima iyo nshara yanjye, niseka ndebe uko ndenze umucyo, maze ducyahe ijoro nyamwinshi tukivubitse umunezero. Umubiri wose wiyongera ishya, rwa ruhanga rw'uruhehemure rugumya kogeza urwo ruhanika. Umusatsi uyumbuje nk'umusereko uva mu ruhanga uhunda ibitugu, agize ngo atange ntireka utembe. Naho ubwo rya josi ry'umutarati
uko yakariteretse ngo andangamire agasa nka ya nkuba ya rusine ikoreye ishaka kuvuna sambwe. Njya kumusezeraho musekera ansubiza asanga urwo rwererane dusa n'abibagiwe iby'ijambo ngo kwijijuka ni ugutuza, si ugutondekanya amahomvu, si ugucika uruhondogo, burya guceceka si ubucucu, ni ugucengerwa n'ibyuzi maze ugacira imbere ugatuza. Ugatahana usanga iri kuri mu nda kubikura ubuhoro bwawe. Naramubwiye nticurika ingohe ngo azicurure ntizana ibyano, dore ibyo byiza byagusabye. Ati ijuru ryanjye ijoro ni ryinshi, ntireka ryire rishyire kera, ndabona ryose ryizihiye ishya. Uwarisibiza na gatanu ntabwo naganyamanywa cyane, kandi mbikiriye inyenyeri isumbye izuba kwaka inzora. Yarahagurutse arinanura, inyeri zicika inyinya aracira. Ati mvumye uzajya ukuvuga nabi, agarutse hirya atega nk'inyambo, ntumenye inyange ibyina umutaho. Sinamutinza amugwa mu byano, tumara umwanya muvunye ihobe, ingohe zireka indoro irahonga, ijosi aragondeka ati uragwire. Naha rero dusoreje uyu muvugo nuguruye inyange wuje icyanga wuje imitombo itomoye, kandi nifuza ko mwese namwe mwafatiraho urugero maze tukagira amagambo meza, dore ko ijambo ryiza ari mugenzi w'Imana. Ahangaha rero bakunzi bacu, turizera ko rwose muri buze kumva neza kandi mugatoramo amagambo meza rwose wabwira umukunzi wawe igihe muganira, igihe agusuye, cyangwa se n'igihe mufitanye rwose ibihe byiza murimo, ku buryo nibura muganira amagambo akajyana n'injyana. Ibyo ngibyo nibyo tuba twifuza kugira ngo twigire kuri gakondo yacu, tumenye kuganira bya gihanga, yaba ari imigani, yaba ari insigamigani, yaba ari inkuru ziryoshye dukunda kubagezaho, yaba ari amagambo aboneye atoranije, harimo insigamigani nk'uko nabivuze amambere, harimo inshoberamahanga, hakazamo iyi mitomo itomoye. Byose nibyo kugira ngo duhugurane twese, tumenye amagambo aboneye, amagambo anaguye, amagambo anoze umuntu yakoresha mu gihe runaka. Rero turabifuza kugira amahoro n'amahore, kandi mukagira amagara n'amagana aho muri hose. Twizere ko rwose mumeze neza kandi mukomeze kugira umugoroba mwiza. Mwari kumwe na Ntakirutimana Alexandre.